Reka mbasuhuze abakurikiye BDF Monde, ni Baudouin Munyantor Utarindagira. Ndagira ngo rero uyu munsi nabazaniye umutumirwa araza kubibwira, ariko by'umwihariko turaza kwibanda aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ku bintu bijyanye n'amatora, amashyaka hano. Muzi ko hari abademokarate n'abarepublikani nibo bazwi cyane. Tugiye kuganira ese wa muntu usanzwe w'umuturage ni igihe ki ajya gutora, ni abahe bantu agomba gutoraho, ese ayo mashyaka atandukanira he n'ingingo mu by'ukuri by'umwihariko yabireba abantu baba bamaze kubona ubwenegihugu ko aribo bagira uruhare mu matora, n'abandi bateganya kububona. N'ukiza vuba akamenya ngo hari igihe bigera ngatora, hari ibyo ngomba kuzuza nk'umuntu wabonye ubwenegihugu, ibintu nk'ibyo rero. Reka mbararike noneho mwese mwitabiriye iki kiganiro kugira ngo tuze kugira ibintu byinshi twunguka nk'abantu bari muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nguhe ikaze Isa, wibwire abantu muri makeya, noneho dutangire ikiganiro. Urakoze Baudouin. Nitwa Isa Kagiraneza Nkuyinka, ntuye mu mujyi wa Nashville mu ntara ya Tennessee. Urakoze. Isa rero ni amahirwe kuba twakugize uyu munsi. Nk'uko natangiye kare mbivuga, ndagira ngo kominote yacu ntekereza ko itagikunda kwitabira amatora n'ababonye ubwenegihugu, ariko burya ni resiponsabirite y'umuntu kwishyiriraho abayobozi ukabatuma, kuko abo batorwa bose bakora ibintu bifitiye rubanda inyungu. None wenda nshobora kwibaza, igihugu gikora mu buryo butandukanye bwinshi, ariko wenda ntitwabyijyamo cyane, ariko nkagira ngo ngaruke nko ku nzego zitorwa n'umuntu usanzwe, umuturage wo hasi. Umuntu ashobora kwibaza ati se nimara kubona ubwenegihugu, izihe nzego nshobora kuzatora? Tumenyereye perezida, niwe igihe cy'amatora ubona abantu bose bagomba gutora, ariko birashoboka ko hariho n'izindi nzego. Wadufasha ukagira zimwe na zimwe ukomozaho uti mu by'ukuri umuntu usanzwe utari muri institusiyo za leta agira uruhare gutora kuri aba bantu runaka? Urakoze Baudouin. Inzego zose umuturage azitoraho, zose uhereye ku nzego z'ibanze kugera kuri perezida, umuturage azitoraho, ariko akazitora mu buryo butandukanye. Hari uburyo bubiri bw'amatora bubaho, hari uburyo buziguye n'uburyo butaziguye. Uburyo buziguye bishatse kuvuga ni nk'uburyo buhishe, naho uburyo butaziguye ni uburyo nyine budahishe, nyine bufunguye. Uburyo buziguye abaturage batoramo hano ni ubuzwi cyane, ni uburyo ni amatora ya perezida, ni amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida tumutora mu buryo buziguye. Ni ukuvuga ngo icyo mukora ni iki, ni ibisobanuro bigiye kuba birebireho gato. Abaturage baragenda bagatora, bakazindukira ku biro by'itora, bagatora ishyaka. Icyo ni icya mbere, iyo ni intambwe ya mbere, bagatora ishyaka. Noneho batora ishyaka, iryo shyaka ryatsinda, kuko hano hari amashyaka abiri akomeye. Hari abarepublicain n'abademokarate. Wenda ndaza gutanga ibisobanuro nyine birambuye kuri ayo mashyaka yombi, ariko kugira ngo nsobanure kiriya cya mbere, abaturage baragenda bagatora swati n'abatoye abarepublicain cyangwa abademokarate. Noneho ishyaka ryatsinze muri iyo ntara ryageze amajwi menshi mu baturage, kuko abaturage baba bazindutse batora, akagenda atora ishyaka. Noneho ishyaka ryatsinze muri iyo ntara riba rifite
umubare w'abantu bajya gutora perezida. Baravuga bati okay, intara ya Texas ifite abantu ijya yohereza bakajya gutora perezida abantu 32. Intara ya California ikohereza abantu umubare uyu n'uyu. Intara ya Carolina y'Amajyaruguru ikohereza abantu aba n'aba. Noneho aho biri gitangaza nuko iyo abaturage bazindukiye mu matora ya perezida, iryo shyaka rigatsinda akaba ariryo ryiganza mu majwi, ba bantu bajya gutora perezida hagenda abo mu ishyaka rimwe gusa. Hagenda abo mu ishyaka rimwe. Ni ukuvuga ngo niba Texas yohereza abantu 32 bajya gutora perezida mu ya nteko itora, icyo gihe niba abarepublika aribo batsinze muri Texas, hagenda abantu 32 bakomotse mu ishyaka rimwe. Ni ukuvuga ngo rya shyaka riselectinga abantu ryohereza. Riba rifite lisite yaryo, urumva. Noneho niba ryatsinze amatora yo mu baturage yo muri rubanda, icyo gihe rihita rifata lisite y'aba bantu baryo 32 akaba aribo bagenda akajya gutora perezida. Urumva, ibyo dukunda kumva bita ngo ni electoral college. Electoral college. Electoral college ni ukuvuga ngo ni abantu boherejwe n'intara n'amastate bagiye gutora perezida. Ariko bariya abantu bagenwa nande? Bagenwa n'intara, kandi bakagenda bakurikije uko ishyaka ryatsinze. Niba intara yanyu yatoye abademokrate, abantu electoral college, abantu bari bugende bahagarariye iyo ntara yanyu muri electoral college ni abademokrate gusa. Kubera iki? Kubera ko abademokrate nibo batsinze amatora y'abaturage. Niba ari abarepublicain nabwo nuko. Intara yatsinze, ishyaka ryatsinze mu ntara rihita rifata abantu baryo bose uko bakabaye bakagira gute bakajya gutora perezida. Babita ngo ni take it all. Take it all ni ukuvuga ngo niba utsinze kukumba byose ugira ute ujyane. Amajwi yagenewe iyo ntara yose abayajyane. Byose ugira ute kukumba byose ujyane, uwo mwari muhanganye agira ate akuramwa aviramwa aho ngaho. Ayo ni amatora ya perezida, urumva. Noneho amatora ataziguye ni amatora y'aba guverineri b'intara, abahagarariye intara. Abo bakora amatora buri myaka 5. Intara nyinshi bakunda gutora aba guverineri nyuma y'imyaka 5. Noneho hakaza amatora y'abadepite, bita ngo ni congressmen. Congressmen muri kongere, urabizi harimo en fait inteko ishinga amategeko y'aha ngaha irimo ibice bibiri. Irimo igice bakita ngo ni ntuza ni congress, irimo aba congressmen, abo ni abadepite twageranye n'abadepite b'iwacu. Noneho hakaza n'abasenateri, senate nyine. Ni ukuvuga ngo inteko irimo ibice bibiri. House representative. House of Representative ariyo Congress nyine. So noneho abasenateri bo batorwa nyuma y'imyaka 6. Bo bagira manda y'imyaka 6. Kandi abasenateri bagenda ari 2 kuri buri ntara. Buri ntara igira abasenateri 2, yaba intara ntoya, yaba intara nini, yaba ifite abaturage bakeya, yaba ifite abaturage benshi, bagenda ari 2. Nta ntara yohereza abasenateri barenze 2. Ni ukuvuga ngo kubera ko dufite intara 50 tugira abasenateri 100. Hanyuma House of Representatives iriya yo ibamo abantu 435. Kandi bo batorwa buri myaka 2. Bo ni buri myaka 2. Perezida ni imyaka 4, abaguverineri intara nyinshi ni imyaka 5, abasenateri ni imyaka 6, hanyuma bari abadepite bari aba congressmen ni imyaka 2. Ni ukuvuga ngo buri myaka 2 batora nyine aba congressmen. Abari bangahe? Tumaze kubona ko ari 435. Ni ukuvuga ngo iriya nteko ibirimo abantu 535 bose hamwe.
noneho ukuntu abadepite bagenda bo ntabwo ari umubare ungana. California ifite miliyoni hafi 40 z'abaturage, yohereza abasenateri 2. Vermont cyangwa Wyoming zikagira abaturage batageze no kuri miliyoni 600,000, nazo zikohereza abasenateri 2. Ariko bigeze ku nteko noneho muri House of Representatives, abadepite bajyayo bakurikije umubare w'abaturage bagize iyo ntara. California ifite abadepite benshi, Texas igakurikira, Ohio igakurikira, Florida igakurikira, noneho ziriya za Vermont, Wyoming, za Rhode Island, ari amastate mato afite n'abaturage bakeya, ugasanga hari n'ifite umudepite umwe cyangwa 2. urumva bitewe n'umubare w'abaturage iyo ntara ifite bayituye. Ayo ni amatora nyine y'abadepite. Andi matora abaho mu nzego z'ibanze ni abameya, meya w'umujyi. Meya w'umujyi akenshi aba ari n'umukuru w'icyo bita ngo county. County ni ukuvuga ngo nyuma y'intara ariyo bita ngo state, wenda mu bindi bihugu twageranye na wenda na province cyangwa se prefecture, munsi yaho haza icyo bita ngo county. County nyine wenda twageranye na territoire yo muri Congo wenda cyangwa se akarere ko mu Rwanda cyangwa district zo mu Buganda. Izo county akenshi usanga ari n'umujyi, kuko Amerika hafi ya yose ni umujyi, ahantu hose abaturage batuye aba ari umujyi, nta cyaro gikunda kuhaba. So icyo gihe rero umukuru wa county aba ari na meya, aratorwa, hanyuma n'inteko ifatanya nawe kuyobora, bayita ngo ni city council, nayo itorwa n'abaturage mu buryo butaziguye. Hanyuma n'abacamanza bo mu nkiko burya nabo baratorwa, bari aba judges. Baratorwa nabo, buriya baratorwa kubera ko ni ku itegeko riteye, ntabwo bakora ibizame cyangwa se ngo banomwe. Noneho na sheriff ni umuntu twakwita wenda ko aba kuriye nk'umutekano cyangwa se polisi y'intara, abakuriye n'amagereza ya leta ari muri iyo ntara nawe aratorwa, kandi bose batorwa n'abaturage mu buryo butaziguye. Mbese umuntu utorwa mu buryo butaziguye ni perezida gusa. Abaturage batora ishyaka, noneho ishyaka ryatsinze rigafata abarihagarariye bakajya gutora perezida, bakariserukira. Indi myanya yose isigaye navuze itorwa n'abaturage mu buryo butaziguye. Muratora donc ugatora directement uwo wifuza. Babita ni suffrage direct cyangwa suffrage indirect niyo ya perezida. Ni ukuvuga se hari igihe byo nyine wenda meya bavuye mu ishyaka runaka cyangwa n'umukandida uwo ari we wese urende panda, iriya myanya rwose ashobora kwiyamamaza, ko nta byo kuvuga ngo baradelega ngo ya electoral college, ni ukuvuga ngo ni direct. Meya ni umwanya uri politike. Abameya baturutse mu mashyaka. Abameya baturutse mu mashyaka, ariko abacamanza bo ntabwo ari imyanya iri politike, ntabwo baturutse mu mashyaka, keretse abajya mu ntuza mu rukiko rw'ikirenga bita Supreme Court cyangwa Cour Supreme. Abo ngabo banumwa na perezida, kandi perezida ubanuma birumvikana ngo ijya kurisha ihera ku rugo, afata abo mu ishyaka rye. Naho abandi bacamanza bo nta mashyaka baba, ntabwo bemerewe kwerekana amashyaka bakomokamo. Ariko meya we ni umwanya uri politike, na guverineri ni umwanya uri politike. Baba bagomba nyine kwiyamamaza mu makarita y'amashyaka. Nk'ubu dufite abaguverineri 50, 23 n'abarepublicain, 22 ni abademokarate. Abameya bo ni benshi. Abameya bo mu gihugu hafi ya bose usanga ari abademokarate. Wenda ushaka ko mbigusobanurira nabigusobanurira, cyangwa se nkaza gusobanurira nyuma.
wenda tugiye gusobanura itandukaniro riri hagati y'abademokarate n'abarepublicain, nibwo nakubwira impamvu abameya b'imijyi hafi ya bose mbese abenshi ari abademokarate. turaza kukigarukaho nyuma wenda dusoza itandukaniro ry'ayo mashyaka. Ariko umuntu ashobora kwibaza se, nk'ubu umuntu yumva afite ubushobozi, yasobanukiwe n'imiterere n'imiyoborere y'igihugu, atari mu shyaka runaka, ashobora kwihandagaza akiyamamaza ku mwanya wa perezida cyangwa w'umudepite runaka, kuko ariyo myanya dukunda kubona ivugisha abantu, cyangwa senateri. Nibyo. urakoze. aka kabazo ntabwo abantu benshi bakunda kukibaza, ariko ngira ngo nawe urasoma urakurikirana. Hano hari amashyaka abiri y'ibigugu, hari abarepublicain n'abademokarate, ariko siyo mashyaka ya mbere yabayeho, kuko ni amashyaka yagiye abaho nyuma, nk'aba George Washington, ba John Adams, bande n'abande babita ngo ba père fondateur. Ntabwo babaga amashyaka bita ngo za Whigs na za ki, amashyaka nyine abarepublicain n'abademokarate batarabaho. Nk'ubu ngira ngo ntibeshye perezida wa mbere w'abarepublicain ni Abraham Lincoln, ntabwo nibuka neza, ariko ni ikigaragara ko aya mashyaka nyine y'ibigugu yagiye abaho nyuma, nyuma Amerika yarabayeho. So niyo akomeye, ariko ntibujije ko haza andi mashyaka, hari utundi dushyaka bita ngo Libertarian, hakaba ngo Green Party, naryo hano rirahari, ibintu by'aba ecologiste, hakaza hari n'irindi shyaka ryo muri Vermont, naryo ridakunda kumvikana cyane, ariko rifite imizi cyane muri Vermont. Urumva hari udushyaka twinshi duto duto tuba turi aho ngaho, kandi natwo dukora, ariko akunda kumvikana cyane n'abarepublicain n'abademokarate. Aba-independent nabo barahari. Urugero rwa hafi dufite senateur ntuza Bernie Sanders, ni umu-independent, ntabwo ari umudemokrate cyangwa ngo abe umurepublicain, arigenga mbese. So urumva rero ushobora kwiyamamaza uri umuntu wigenga udakomoka mu ishyaka runaka, hanyuma ugatorwa mu mwanya runaka. Okay, ni ukuvuga ngo wenda ayo matora yandi asanzwe ndetse n'aya perezida, wenda abantu badukurikiye icyo gihe cy'amatora iyo kigeze bakabivuga kuri social media, yewe bakohereza no muri mail box amakuru ajyanye n'amatora, n'aho abantu bashobora gutorera, ibintu nk'ibyo. None akenshi wenda nkurikije y'Amerika ukuntu mbona imeze, ko twagiye tuza tuhagera, usanga serivisi nyinshi tuzivana muri polisi cyangwa se mu madepartema atandukanye. Ntakibaza burya iyo ugiye gutora umuntu, iyo uzamukenera niho uba unamotive, uvuga se hamenye nzamushaka ryari, uwo depite nzamushaka ryari, abantu bakumva ko ari ibintu bihambaye biri yo hejuru, ntibaba interese. Ese haba umuturage hari igihe ajya kureba meya cyangwa se senateri we cyangwa depite we, se byaba byagenze bite? Aho si iby'abacuruzi bakomeye, hari igihe abantu baba bashaka kumenya aba bantu nabakenera igihe kubura. Cyangwa kubatora byaba bimariye iki nk'umuturage wo hasi nigira muri kampani bisanzwe ndakorana, amfite naho duhurira n'izo nzego mu buryo bufatika, abantu rero tukavuga ati harya nimutora biramfasha. impamvu utabakenera cyane nuko iki gihugu imiyoborere yacyo ukuntu iteye, iri tellement décentralisé que udakenera abategetsi bo hejuru. Ni ukuvuga ngo inzego zegerejwe abaturage bo hasi cyane, ku buryo utigera ukenera ubuyobozi bwo hejuru, ukenera ubuyobozi bukuru. Urumva, ni ukuvuga ngo nk'ubu amashuri yashyizwe mu biganza by'imijyi, cities cyangwa metros. Urumva, ubuzima, inzego z'ubuzima nuko, inzego
z'ubutabera, inzego zose usanga zigize zite zaregejwe abaturage ku buryo ki kugira ngo uzatekereze umuyobozi wo hejuru, ntabwo mu by'ukuri ntabwo uba uzamukenera na rimwe. Akenshi niba amashuri yarubatswe, abana aha ngaha bakaba bigira ubuntu, umwana bakaba afite transport imujyana ku ishuri, urumva kwa muganga niba ufite ubwishingizi swat uhabwa no ku kazi cyangwa se uhabwa na leta ku bakene kivuza, akenshi kumva ngo uzakenera leta si cyane, abakeneye n'ubundi bufasha. Hari amashami ya minisiteri ntuza y'imibereho y'abaturage bita ngo ni DHS, Department of Human Services, ibifite amashami. Niba ukeneye ibyo kurya nk'akazi ufite, niba ukeneye ubundi bufasha bwa leta, ubwishingizi se, ujya kuri iryo shami riri muri uwo mujyi. Urumva rero ntabwo ukenera abategetsi bo hejuru cyane. Ariko icyo nzi cyo ni uko senateur cyangwa congressman cyangwa congresswoman uva muri ako gace ukomokamo, iyo umushatse uramubona. Iyo umushatse uramubona pe. Yego, akenshi kubera ko bagira biro ebyiri, umusenateri cyangwa umudepite bagira biro ebyiri. Agira biro y'ahantu yatorewe, ahantu akomoka, akaba hafite biro ishyirwa na leta, akagira na biro Washington mu nteko. Ni ukuvuga ngo ufite ikibazo ushaka kumubaza, ntabwo ujya Washington, ujya hafi y'iwawe, aba hafite biro, ukajyayo, aba afite abasekretere bamufasha, ukajyayo ukababwira ikibazo cyawe, aricyo bakemura bakagikemura, aricyo bamugezaho wenda azakuvuganire ku nzego zo hejuru, nabwo bakamwandikira. Gusa icyo nzi cyo ni uko abantu nzi 100% ko bakora, ukamwiyambaza akagusubiza n'abadepite nyine aba congressman n'abasenateri. Uriya muntu kabisa, nubwo nta gisubizo bagufitiye, ariko byanze bikunze akwereka ko ikibazo cyawe yacyumvise kandi yagize icyo gikoraho, nubwo atagikema ariko byibuze ko yagerageje. Urumva, naho abameya bo cyangwa abaguverineri ibyo bakeneraho ni ibyo mu buzima bwa buri munsi, akenshi inzego zo hasi ziba zabikemuye. Nk'urugero rwa hafi nakwibuka, hari aho nakoraga twizihiza imyaka 50 ikigo cyari kimaze gishinzwe. Baravuga bati tugomba gutumira senateri akaza na depite, ati bagomba kuba bari aha ngaha. Urumva diregiteri wacu yabivuze azi ko bagomba kuba bahari byanze bikunze, kubera ko yaravuga ati twarabatoye, tugomba mu gihe tubiyamaje bagomba kuza. Umubwiye uti mfite ubukwe, ukamuha umwanya uhagije wo kubitegura, senateri araza rwose akaza mu bukwe bwawe kandi akakwereka ko yaje. Ndumva ari ibintu byiza cyane ko n'ingingo zifatwa hejuru, akenshi n'abaturage baba bumvise icyo bakeneye kugira ngo babashe gutekereza igihugu mu buryo bwiza. Ubwo buri wese agomba kugira uruhare muri ibyo bizamukorerwa, akagira n'ibitekerezo atanga, ntacyo byaba bitwaye. Noneho reka ngaruke cyane ku mashyaka abiri akomeye hano muri iki gihugu, aba Republican n'abademokarate. Ni amashyaka akunda guhangana, n'ayo mashyaka yandi ntakunda kugaragara, abantu ntibazi ko anabaho. Nkibaza cyane wenda nko gutora perezida, nabo bandi bo mu mijyi wigeze ukomeza ko abameya kenshi aba ari abademokarate. Ubwo umuntu aba ashaka kumenya ati amashyaka ubundi imirongo yabo migari itandukanira he, ku buryo ninjya gutora mba mpamanyije, mvuga ati uyu muntu ntoye vrema ahamanyije nuko nanjye ntekereza, batandukanira donc difference zabo ni izihe, ku buryo ninjya gutora nzavuga ngo ngende umu Republican cyangwa ndi umudemokrate, ibitekerezo byanjye bihamanyije n'iyi filozofi. Urakoze Godwin. Iki kibazo mbere ko nkigusubiza nagira ngo nkubwire ngo politike ni igihindi, ni monstre, ni ikintu en fait
cy'umwijima niko nabyita, kuko ni nankubwira iyo mirongo itandukanyije amashyaka yombi urasanga mu by'ukuri atari byo, uretse wenda ibyo abanyapolitiki batubwira. Burya abanyapolitiki bagira idini yabo tutazi, ariko ibyo batubwira nibiba bihari kuri terrain biba bitandukanye. Niyo nkubwira nti politike ni igihindi mu by'ukuri. Nk'ubu ni urugero, abademokarate ikintu bashyira imbere cyane ni uburenganzira bwa muntu ngo kwishyira ukizana, ukagira uburenganzira bwawe busesuye 100%. Ariko urugero rwa hafi wenda naguha ni gukuramo inda, gushyingirwa kw'abahuje ibitsina. Ni uburenganzira bwawe, ni uburenganzira bwawe bwo kugira ute bwo kubikora kubera ko n'umubiri wawe. Ikindi uhitamo ubana nawe. Icyo ni umurongo bashyira basunika cyane, urumva. Ikindi ngo ntabwo utegetswe kwizera Imana, uzabeho wizera igiti, wizera ibuye, utizera se, cyangwa se uzajye mu idini ushaka, bati ntawe ubiguhatiye. Abo ni abademokarate, urumva. Ikindi bakaba n'abantu cyane bakunda gufasha, niko nabyita. Ufite uburenganzira bwo kudakora wowe bodwe, niba wumva udashaka gukora igire mu rugo, tuzaguha icyo bita food stamp. Inahari icyo bita ngo food stamp ni ibyo kurya, ni ikarita uhahisha. Tuzaguha ubwishingizi bwo kwivuza, ahenshi tuzaguha n'inzu igire mu rugo. Nyine niba wumva gukora bitakurimo ntawe uzabiguhora. Urumva, ni uburenganzira bwawe mbese, urumva. Abarepublike noneho bakazagira bate babirwanya. Abarepublike bakavuga bati gukuramo inda ni ukwica umuntu, gushyingirwa kw'abahuje ibitsina ni amahano, n'amatungo ntabikora. Umuntu agomba gutungwa n'icyuya cyo ku gahanga ke. Umuntu agomba gukora ntabe umuzigo kuri rubanda cyangwa ngo aba umuzigo ku bandi, urumva. Abakire bagomba guhemba abantu amafaranga makeya ariko bagahakaza abantu benshi. Umudemokarate akavuga ati oya, koresha abantu babiri, ujye ubahemba amadolari 50 ku isaha, baje basora. Noneho ariko noneho babandi imisoro batanze nizajya gutunga babandi batakoze. Muri Republika ati reka da, reka nje mpe akazi abantu 40, nje mbahemba makeya ariko byibuze buri muntu akore atungwe n'icyuya cyo ku gahanga ke. Ikindi noneho abantu benshi babonera imirimo icyarimwe, urumva. Ibyo rero ugasanga nabyo birabatandukanyije. Abarepublike bati ntabwo dushaka abimukira hano. Abimukira bagomba kuza baciye mu nzira zemewe, bakaza baciye kuri immigration babonye impapuro. Ntabwo dushaka abimukira baza basimbutse uruzitiro cyangwa se bakaza boga mu mugezi mu nyanja, bakaza muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Abademokarate batirika da, uje wese wambutse akagera ahangaha akwiriye uburenganzira nk'umwenegihugu, akwiriye kwitabwaho, akwiriye kubona ubufasha bw'ibanze, urumva. Niyo mirongo ahanini usanga ibatandukanya. Niba wenda hari uwo ntasobanuye neza, wenda nkajya mu ndiba y'igisubizo nabwo wambwira. Oya, birumvikana. Ariko se Yerema iyo bamaze gutorwa, umuntu abirebye mu buryo bugari, ibyo bintu bagerageza kubishyira mu bikorwa ngo umuntu abirebe hahandi bari kuko baranatonga niyo bari kwiyamamaza, abanyamakuru bakababaza ugasanga ni intambara. Nyuma iyo bageze mu mirimo bigenda bite? Cyangwa
bongera kugira aho bahurira bakadrivinga cya gihugu cyabo aho bifuza. nicyo nakubwiye ngo politiki ni igihindi, ni ikintu nyine cy'icyuka kiri aho ngaho, nyine abantu bavugira mu cyuka ariko bagakora ibyo mbese bakora ibitajyanye n'umutimanama wabo gusa kugira ngo yumvikanishe igitekerezo cye, yerekane ko atandukanye n'abandi, akabivuga ariko bitamuri ku mutima, ari ukubeshya mu by'ukuri, kuko politiki niko iteye. Urugero rwa hafi nk'ubu abarepublike banga abimukira, sibyo? Banga abimukira, ariko na Trump wirirwaga avuga ngo abimukira ngo ni abanyabyaha, ni abasubiza iwabo, ni abagire bate. Trump ubwe abagore yatunze ko ari 3, ni abimukira bakomoka mu Burayi bw'Uburengerazuba nako bw'Iburasirazuba, muri Europe Orientale, abimukira. Trump abantu bubatse amazu ye yose, ari amagorofa ye yose, abimukira agenda ahemba amafaranga 2 ari sandoki. yes, urumva abantu batagira ibyangombwa gusa kubera ko bahendutse, nta kesi sociale ari bubishyurire, nta bundi bwishingizi ari bubishyurire, niho yakoresheje. N'iriya nzu ye muri Florida hasanze abantu bagera mu 115 ngira ngo bakoraga iwe, bose ntabimukira. Urumva aza agaciro kabo, aza akamaro kabo. Urumva abimukira nibo basarura imyaka muri California, abanyamerika bagakora muri Alabama. Ndabyibuka Alabama ni state y'abarepublike ngira ngo kuva yabaho, ariko ejo bundi batoye itegeko muri 2013 ngira ngo batora itegeko rikumira abimukira burundu, bigera igihe noneho ibirayi, imyaka yabo byose buraba bisarura, bafata amabisi y'abanyeshuri, baravuga ati amashuri nafunge, bafata amabisi yose yo mu ntara bajya kugarura baba Mexican, baba Spanish, bagiye barekizisiyona amabisi yose ya leta, bajya kubagarura iyo bagiye ngo baze bagire bute bakore. Nuko bazi akamaro bano bimukira bafitiye igihugu, imirimo bakora nibo bubaka aya etaje, nibo bazamuka, kubera ko nta kindi asaba, nta zindi kondisiyo ashyiraho, we ni akazi gusa akeneye. Urumva? So rero ntijya yabivugira gusa ku munwa, ariko mu buzima busanzwe bazi agaciro kabo, banarabakoresha, banabyaza umusaruro, barabizi. Urumva? Abademokrate nubwo bavuga nabo ngo bakunda bimukira, Obama niwe wapakiye abimukira benshi mu baperezida bose babayeho, kandi ari umudemokrate, arabapakira abasubiza iwabo. Trump n'amagambo yavugaga n'ubukaka bwe ntabwo ntiyajyanye n'icya kabiri cy'abo Obama yatwaye. Urumva? Uriya mudamu bita ngo Alexandra Cortez, uba mu nteko ukunda kuvuga cyane avugira abimukira, ejo bundi hari amabisi yagiye New York kuko niho akomoka, avuza induru, arasakuza ngo aba bantu bagiye hehe, ngo bagiye bajya mu yindi migi ntibaza muri New York, ngo New York ubusanga nayo ngo isanzwe yuzuye, ngo bagiye. Kandi niwe wirirwa asakuza ngo abimukira ngo abarepublike ngo barabanga, mureke ngo tubahe ubufasha bakeneye. Urumva? Rero bavuga ibintu bitari ku mutima wabo, ibi byo gukuramo inda nabyo, urumva, bose barabikora, ni umuco wabo, ni umuco w'Abanyamerika cyangwa se n'abantu bo mu isi y'Uburengerazuba. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ishyaka cyangwa ngo ni iki, bose barabikora. Icyo bita ngo Obama care, rya tegeko ryo riha abantu uburenganzira bwo kubona ubwishingizi bwo kwivuza. Trump yaraje ashaka kurikuraho gusa kubera ko ryatowe na Obama, ashaka kurikuraho ngo abantu bato kubona ubwishingizi bw'ubuntu cyangwa bwa makeya, ngo kubera ko gusa bwashyizweho na Obama. Ashatse kubikuraho, inteko icyo gihe yari irimo majorite, ubwiganze bw'abarepublike, banga kubitorera, baravuga ati no, byaba ari ubusazi, mituweli cyangwa se ubwishingizi bwo kwivuza bufitiye inyungu abaturage, kandi niba dutora nitububaka se barabaho bate, tuzatakaza amajwi yacu. Urumva rero haba hari imirongo y'ishyaka, ariko bakabikora bakabivuga batyo gusa kugira ngo babivuge kubera ko ishyaka ribategeka kubivuga, ariko mu mitima yabo bakumva batabikora, kandi ntibanabikore mu by'ukuri, kubera ko akenshi bitajyanye n'iki n'inyungu z'aba batoye.
ibintu mugana uvuze nkiri muri Afurika hari igihe twumvaga ngo aba repubulike ngo bakunda guteza ngo intambara hanze ngo ibiki nuko muri politike mpuzamahanga ibintu nk'ibyo, ariko aho nagereye ino nasanze n'abademokarate nabo bagaragara muri izo ntambara. none se ugasanga urabivuze, none se Obama yiyamamaza yategetse imyaka 8 yose ngo iriya gereza ya Guantanamo ngo abarepubulike ngo bafunguje muri Cuba ngo birirwa batoterezamwo abantu, yigeze ayifunga? Ntibikiri aho ngaho, ntigitoterezwamwo abantu, yigeze ayifunga? Imyaka 8 yamaze, yigeze akura ingabo muri Afghanistan na Iraq zari ziriyo, kandi ni ingabo zari zifite budget hafi ya amamiliyari y'amadolari buri mwaka. Urumva ntabwo yazikuyeyo. Uyu nguyu hari ubu ngubu Biden, reba muri Ukraine n'Uburusiya, Amerika iri gutanga miliyoni 800 za buri mwaka, za buri hafi buri cyumweru bafinansa iriya ntambara muri Ukraine. Abanya-Ukraine ubu ngubu bari kwigaranzura Abarusiya kubera iki? Ntabwo ari ubundi bubasha, ni amafaranga bafite ari kuva muri iki gihugu. Urumva? So rero abazakubwira ngo abarepubulika ngo bakunda intambara ngo abademokarate ntibazikunda, ni ukukubeshya. Burya biriya ni ibintu bavuga ku munwa, ariko ibyo bakora biba bitandukanye. Politike si ikintu, mon frère. Baba bafite politike y'igihugu rusange bagomba ntabwo byoroshye. Urumva ikindi wenda tutarava aho ngaho, aba Trump bavuga nyine ngo abarepubulike ngo banga abirabura, ngo banga ngo abimukira, ngo banga abirabura, banga abimukira. Mashe abarepubulike nibo bakuye abirabura, nibo bakuyeho ingoyi ku gakano. Abraham Lincoln mu 1860 intambara bita ngo Civil War, intambara yahuzaga Amerika y'Amajyepfo na Amerika y'Amajyaruguru, amasitete mu Majyepfo n'amasitete mu Majyaruguru. Urumva birwana, yari imwe mu mpamvu ebyiri zikomeye ko ari uguca ubucakara. Urumva umurepubulike, abademokarate bashaka kugira gute kubugumishaho, umurepubulike arabirwanya, aratsinda, kandi igihugu cyari kigiye gucikamo kabiri gikomeza kuba igihugu kimwe. Ubu Amerika bari ibihugu bibiri. Urumva hanyuma igihugu kiba kimwe. Abraham Lincoln abirabura abaha uburenganzira runaka. Urumva yarabafashije. Rero kuvuga ngo abarepubulike ngo banga abirabura, no. Ntuza Martin Luther King yari umurepubulike, uriya Martin Luther bajya bavuga ngo uriya waharaniye uburenganzira bw'abirabura. Urumva yari umurepubulike, niryo shyaka rye. Urumva kuko abantu bose icyo gihe nabo bita ngo ba Malcolm X, bose nibo abarwanyaga ubucakara bose n'ivangura moko muri iki gihugu, ni abarepubulike. Ariko kuza muri 2018 2020 ukavuga ngo abarepubulike banga abirabura, ntabwo uzi amateka, ntabwo uzi amateka, cyangwa se ni ukwirengagiza nkana. Urumva umuntu ashobora kuba ari demokarate cyangwa ari umurepubulike n'ubundi akaba afite urwango muri we yanga umwirabura. Ubwo rero ntabwo biba byoroshye, politike iragorana. Ariko ubwo nyine ni ukubibamo, tukagerageza no kubahiriza amategeko y'igihugu. Nubwo ibyo byose ari aya matora, umuntu akagira iyo responsabilité morale yo gukora nk'abandi, nawe agaharanira kuzajya muri iyo myanya, niba hari n'icyo yahindura yafasha abaturage. Imyanya y'uburyarya nawe ukajya kuba indyarya, ukajya kumenya uko isi ibaho. Wenda abantu, kuko njya nsanga muri Afurika iyo abantu bageze usanga ahubwo habaye amakimbirane, abantu bakicana, ngo yari muri iri shyaka, yari muri iri, ngo habaye kwiba amajwi ngiki, ugasanga ubonye ubutegetsi agiye kwica abandi. Ariko hano simbibona. Rero abantu bagomba gukanguka kuko dukomoka muri Afurika, n'ibihugu tureberaho nka modele, tukajya tumenya reyerema uko bikora, ku buryo tutajya tumarana iwacu kandi n'ahandi hari uburyo babimanaginga. Baudouin reka nkubwire, wenda ntaragusobanurira cyangwa se ngo uhe igitekerezo cyanjye uko ncyumva. Buriya bugoryi buba muri Afurika na hano burahaba.
na hano burahaba ngira ngo tariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2021 wabonye ukuntu abaturage bagiye bakirara mu nteko bakayisakambura ibintu byose bakajugunya hanze hari abapolisi bahaguye abashinzwe umutekano n'abandi bahaguye. Biriya bintu nta handi cyakora nabonye muri Kongo nabwo abaturage bigeze kujya mu nteko ishinga amategeko, urumva, ariko nta handi nabibonye abaturage bajya mu nteko, urumva. Ubusazi bw'abantu buba hose monsheri, buba hose. Politike nk'uburozi, nk'uburozi. Noneho igitangaje kirimo ni iki? Igitangaje kirimo ni uko ubundi bavuze ngo kudefinisa intambara. Intambara ni igikorwa gihuza abantu baziranye, urumva, kikicisha abataziranye. Ako kantu urakumva? badafitemo n'inyungu abo bari Ni ukuvuga ngo intambara ihuza abantu baziranye, ikicisha abagize bate abataziranye. Ni ukuvuga ngo ngewe kuba victime w'intambara ntacyo mbiziho mu by'ukuri, ntacyo mbiziho. Abantu bakagenda bagapfa, abaturanyi banjye abavandimwe banjye bagapfa bishwe n'intambara, naho abazitangije bafite icyo bahuriyeho, bafite iyo bahurira, baragenda bakaganira, abana babo bigana mu mashuri, urumva, bahurira mu mishyikirano ahantu, bakagenda bakagira bate bakaganira, urumva. Nko mu nteko nubwo wumva abaturage baryana hano hasi muri Congress bajya inama bakavuga ati mutwemerera aka kantu gatambuke, iri tegeko ritambuke, natwe ubutaha tuzagira dute, natwe turabemerera iki ngiki, urumva. Bakabijyamo inama, hamara kubijyamo inama, rubanda hasi ruri gushwanurira kuryana, urumva. Warabibonye muri Cote d'Ivoire abantu bapfuye, Laurent Gbagbo yanga kurekura ubutegetsi, ntuza Alassane Ouattara, urumva, yatsinze amatora. Warabibonye des milliers des Ivoiriens bapfuye, urumva. Ejo bundi Gbagbo bakamufungura akavira he, akaza n'umugore we, akagenda akajya muri presidence kwa Ouattara, babaye inshuti rwose, ubu ni ibinywanyi mbese. Ariko hari abanya Cote d'Ivoire ibihumbi n'ibihumbi bapfuye, bishwe na bagenzi babo batazi icyo Ouattara na Gbagbo bapfa. Iyo bahuriraga ntituhazi. Ubwo ntuza muri 2007 amatora abaye muri Kenya, warayumvise? Abakikuyu n'abaruwo babagana umujyi bita Kisumu, uragenda uba umusaka neza neza, urumva. Ejo bundi haza ikintu bita ngo handshake, ntuza Kenyatta, Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bararamukanya, baba inshuti, ngo turabavandimwe. Umwe se ari amushyigikira no mu matora, umwe se ari premier ministre, undi se ari perezida, ari urungano icyo gihe. Ati twapfaga iki muvandimwe? Ati ubundi ko twakuranye, baba inshuti. Yemwe na perezida agira ate, yanga kwamamaza vice perezida we bita William Ruto, yamamaza Raila Odinga. Abanyakenya na n'ubu hari inkambi iri hafi ya Kisumu, abantu babuze uko bataha basubira mu bikorwa byabo, mu mitungo yabo, kubera ko yangijwe burundu, urumva. So rero politike ni icyo, abaziranye baragenda bagakora ibyabo, bakaza rwose bakaba inshuti iyo ngiyo, baza kuvuga mu ruhame bakavuga ibintu bidushwanyisha, bituryanisha, tugatemagurana tukaryana. Abaziranye bakagira bate, bakaba iyo ngiyo, hanyuma abatazanye bakaba bagira gute, bapfa banatwikirana bakanameneshanya. ntabwo byoroshye. Biri hose rero, biri ku isi hose monsheri, ntibakakubeshya. Aho abazungu none se abanya-Ukraine bari gupfika n'abarusiya, si bamwe se? Hari ubwo ari muri Afurika se? Ntabwo ari muri Afurika. N'aha ngaha ni uko. Harabibonye ukuntu bafashe inteko aho bakayigira umusaka. Ubugoryi buba muri politiki buba hose. Biragenda, abaturage bakaba babigenderamo. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye, isi iyobowe n'abakomeye, n'ayo mategeko yewe ashyirwaho baba babigizemo uruhare, hari igihe banarihindura ku bw'inyungu zabo. Rubanda rero tukabigenderamo. Ni byiza ko minota yacu noneho wenda by'umwihariko abumva ururimi tuvuga, abantu baca akenge,
wenda ugaharanira kuba ukomeye wawe ntazagwe muri ako kavuyo ukamenya no kugira inama. Bodowe nongere ndugusubiriremo Eh, abanyapolitike baba baziranye banakundana bafite n'aho bahurira n'aho baganirira ntibabitwereke urumva, ariko tukagenda tugapfa tugashirira iyo hasi dutemagurana turyana kubera iki? Ntabwo tuzi icyo aba bantu bahuriyeho, icyo bapfa, icyo bapfana ntitukizi kuko bakigumisha hagati yabo. Iyo bahuriye iyo ngiyo baganira twe kubera ko babiduhisha tugatemagurira iyo hasi. Niyo mpamvu nk'uko bivuze wakagombye kwicara umunyapolitiki ukamwima amatwi kuko ibyo bapfa ntubizi, aho bazahurira ntuhazi, aho baziyungira ntuhazi, ntibazanaguhamagara. Kandi nuba wapfuye cyangwa warapfushije uzaba warahombye wowe, abandi bari gusarura amatunda nyine ibyo bakoze. utashoboye kubima amatwi azajye hejuru nawe agere mu bushorishori nawe influence. Nuko Isa ndagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye, ndetse abantu bakurikiye BDF Monde turabashishikariza ko mwajya mutwandikira topic cyangwa se ikiganiro mubona ubumenyi abantu bashaka kugira, haba hano muri Amerika aho tuba muri gahunda turimo ya full integration, abantu bakajya bagenda bunganirana bakagira imbaraga hano, yewe niyo bakomoka bakabasha kuzababera ko influence iyo ngiyo ku byiza bashobora kuba barahashye hano, ndetse ibibi bakagenda babasha kugenda. Urakoze Isa, sinzi niba hari akantu wibagiwe wakongeraho cyangwa se kugasoza. Urakoze nawe Baudouin, nk'uko nakubwiye nti politiki ni igihindi, ni ibintu byinshi bivugirwamo, ibyayo ntabivuga ngo birangize mu kiganiro kimwe urumva. Gusa wa mugani abantu bajya mu bikorwa by'amatora nk'uko umutwe w'ikiganiro bivugaga, ubundi utsindira ubwenegihugu bakubwira kujya kwiyandikisha mu ishyaka. Hano leta ibikuzi nk'aho uri mu ishyaka runaka, ntabwo ari nk'ahandi umuntu yishushanya ukaba ufite wambaye umupira wa A uba mu ishyaka rya B. Oya, hano ukimara kubona ubwenegihugu hari ikarita wuzuza rwose, formulaire wuzuza, ukavuga ngo ndi umurepublike cyangwa se ndi umudemokrate cyangwa se ndi umuindependant, ndigenga, ukabivuga, leta ikabibizi. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona bajya bavuga ngo intara runaka ngo yiganjemo abarepublike. Intara zo mu majyaruguru ni abademokrate cyane, Texas, Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, Florida ni abarepublike. Burya nta kundi yabimenya, nuko iyo ugiye kwibaruza nyine wibaruza mu ishyaka runaka, bakaba bafite ayo madone, ayo madata baba yafite. Ikindi niyo bagiye gutora ubona ko akenshi amastate yo mu majyepfo twita n'ubundi ngo ni amastate y'abakristu, nako nari ngiye ntakavuze nako ngo ni amastate y'abakristu, yewe abarepublike ngo ni abakristu kurusha abademokrate. Ariko ubukristu buvuga ko ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, urumva. Na Yesu hari aho yavuze avuga nyine abakristu b'indyarya, ati naje nshonje ntiwangaburira, ati naje nambaye ubusa ntiwanyambika, ati nari mu nzu y'imbohe ntiwansura. Abantu bati byagenze bite mwami, tubwira byagenze bite ko tutigeze tukubona? Ati reka da, ati nza mu ishusho ya runaka ni njyewe, naje mu ishusho y'umukene ntiwangaburira, nza mu ishusho y'ushonje cyangwa wambaye ubusa ntiwanyambika, urumva. Ati buriya ni njyewe wagize ute, ni njye wateye umugeri. So rero abarepublike nabo bavuga ngo turi abakristu, ariko ntakunde muturanyi we waje, dore ko abenshi n'aba Spanish bari abakristo n'abanyagatolika bakomeye cyane. Urwo rukundo se Bibiliya ibabwira ni uruhe? Uretse ku munwa, urwo rukundo ni uruhe Bibiliya ibigisha? Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ubwo bukristo bwawe ni ubuhe mu by'ukuri wereka umuntu nubwo wenda utamufasha ariko byibuze ntunamugirire nabi? Ariko muri Texas ku mupaka hagati, ku mupaka utandukanya Amerika na Mexique, abaturage basanzwe bava mu rusengero ku cyumweru bakegura imbunda, bakirirwa barasa aba Spanish bari kwambuka, bakirirwa barasa, kandi ngo ni abakristo.
urumva iyo wumva n'amateka y'iki gihugu burya amajyepfo niyo yagiraga abacakara benshi, mm, kandi aka gace k'amajyepfo niko bita ngo ni Bible Belt, umukandara wa Bibiliya. Ni ukuvuga ngo uhereye za Carolina zombi, urumva ku nkengero ku nyanja ya Atlantique kugera ku nyanja ya Pacifique mu burengerazuba, aka gace kose ko hagati n'amajyepfo yose, urumva niko kari abakristo, ni nako bita ngo Bible Belt, urumva niho hari abakristo biganje cyane cyane muri Amerika, kuko amastate ya ruguru ntabwo bakunda kwizera Imana cyane. Ariko abangaba n'ubundi niyo bashaka kugira gute kugumishaho ubucakara. Pasiteri akaba afite abacakara 8 bamukorera, urumva nta burenganzira baha, rimwe na rimwe bagafata abakozi babo ku ngufu, urumva kandi ngo ni abakristo, urumva ngo ni abademokrate n'ishyaka, abarepublika n'ishyaka ry'abakristo. Ntabwo abarepublika n'ishyaka ry'abakristo, kuko nta bya bukristo bakora, urumva ntibigeze banabigaragaza no mu gihe cy'ubucakara bw'abirabura, kuko nibo bashaka kugira gute, bashaka kugumisha abirabura mu bucakara, mu buretwa, kandi ngo bizera. So rero ntibajya babeshya mu frere, ntibajya babeshya ishyaka, ibyo rivuga sibyo rikora, sibyo rikora. Mujye mugenda mwibaruze mu mashyaka runaka, ariko kuvuga ngo ngendeye ngo ku bitekerezo byabo runaka ibi n'ibi sibyo bakora, sibyo bakora. Ahubwo ujye ukoresha umutimanama wawe gusa, ibyo wumva bitagucira urubanza ari byo ukora, naho kuba umucakara w'ishyaka cyangwa se umucakara w'umunyapolitike. Abanyapolitike n'ibisimba, ntabwo ari abantu twajya inyuma. ngo barajya n'igihe bigera akava mu shyaka akajya mu rindi, feta n'inyungu. Ahubwo wenda tutarasoza, hari akantu wakomejeho ngo abameya by'umwihariko b'imijyi ngo biganjemo abademokrate, ako kantu gakomezeho. Abameya b'imijyi cyane cyane ni abademokrate cyane, kubera ko abademokrate nk'uko twabibonye mentalite yabo niyo gufasha, niyo gufasha. Kandi umujyi, urabona umujyi ugira ibikorwa byinshi ukenera. Burya umuturage, umukire w'umuzungu utuye mu giturage aba afite isambu, afite ferme ye ya hegitari nka 300, atuyemo wenyine, afitemo iriba ry'amazi, afite amashanyarazi, nta kindi akeneye ku butegetsi. Ariko mu mujyi baba bakeneye abayorera ibishingwe, baba bakeneye amashuri, baba bakeneye ababagabanyiriza ambuteyage. Urabona meya araza akavuga ati, urabona muri Amerika ntabwo bimeze nk'iwacu iriya dukomoka. Meya araza akavuga ngo nzawubakira ibitaro, nyine perezida ngira ngo ni n'abaperezida bivuga ngo nzabakorera umuhanda uva mu karere ujya mu kandi, ngo nzawubakira centre de santé. Amagambo nk'ayo ngayo ntabwo akihaba muri Amerika. Ntabwo ajya kwiyamamaza ubwira abantu ngo nzabakorera imihanda. Imihanda yabo bayubatse mu 1926. Imihanda yabo ubona igihugu cyose nta mihanda mishya bagihanga, urumva maze hafi imyaka 100 ibayeho, urumva ibitaro birahari. Fata ko n'ubundi hano akenshi serivisi, ibintu byinshi, ibitaro cyane cyane muri secteur privé, abantu bikora ku giti cyabo babyubatse, ntaho ujya mu bitaro bya leta kubera ko nta serivisi yasangayo, urumva. So usanga rero ntago bacyamaza bavuga ngo tuzabakira ibitaro, amashuri, ngo imihanda, iyo deja birahari. Ahubwo azavuga ngo tuzahanga imirimo iyi n'iyi, tuzagabanya iyambuteyage. Abantu batunze imodoka ari benshi, ushobora gusanga kampani imwe ifite imodoka amakamyo aruta ay'igihugu cyose cyo muri Afurika n'urugero, urumva. Wenda tuzabagurira imihanda, tugabanye iyambuteyage, tuzongera wenda computer mu mashuri abanza, tuzabahindura amakompiyuta abana bafite, ibintu nk'ibyo ngibyo. So kubera ko rero abademokrate bafite ibyo bitekerezo byo gufasha cyane, kandi urabizi ko abantu bakunda gufashwa. Kamere muntu ikunda ibintu by'ubuntu ubusanzwe. Kamere muntu ikunda ibintu by'ubuntu. So kandi ugasanga n'ubundi uko igihugu giteye, usanga abantu akenshi abatuye mu mujyi, wenda nk'umujyi wenda nka Houston ufite abaturage 4 miliyoni, ugasanga umujyi nka Atlanta 6 miliyoni, New York 16 miliyoni. Urumva rero mu ntara ifite abaturage 15 miliyoni, ugasanga abaturage hafi 2/3 by'abaturage bari mu mujyi umwe cyangwa mu mijyi 2.
So, urumva rero umeye uzaza avuga ngo nzabakorera ibi ahita atambuka cyane kurushaho. Umurepubulika we yaje araza avuga ati ngewe mwese nzabajyana ku murimo mukore. Urumva ntawe nzongera guha mituweli y'ubuntu, ntawe nzongera guha ibyo kurya by'ubuntu, mwese nzahoza ku kazi. Urumva rero umuntu ushaka iby'ubuntu n'umubwira ibyo ngibyo ntabwo azabyumva. Niyo mpamvu usanga abademokarate baza bizeza ibitangaza, kenshi aba ari n'ibitangaza byo mu kanwa ry'abanyapolitiki nyine nk'uko twabivuze, akenshi usanga aribyo bavuga abaturage bakabumva kurusha abarepubulika baza bazana intuza ibikorwa cyangwa se amasezerano asa nk'akakaye, niko nabyita. Abademokarate baza bashimashima, umurepubulika wakaza mu isura ye bwite avuga ati ntacyo nzagukorera udakwiye, bakanga kumutora, agatora wa wundi nyine ugira ute umushuka cyangwa se umubeshya umwizeza ibitangaza atazamuha. Niyo mpamvu. Urakoze Isa, ndagushimiye. Reka tuzasubira ubutaha ku zindi ngingo. Imana ikurinde. Urakoze Baudouin.